ibintu twereka ngo buriya ushatse wakora ibyo Imana yakugeneye umutsi wawe numwe yego tuve mu bintu abantu bivuga mu bintu njye nabo reka mbivuga njye nabo njyewe nze kuri TV nirirwa gusa ndanga gusa mvuga abantu mpanganye n'abantu mume ntabwo igihe cyari cyo gupfusa ni igihe cy'abakozi ba saa 10 amen abantu birirwa mu maroze barana amaroze twirukana amaroze nta mwanya mfite gusengera amaroze ni pusi ni ibinyawo zo muri quartier mfite umwanya wo kugira ngo umwami reka nsoze twandemi niko bimeze ibintu bitanu rero barabiharanira babibamo mu buzima bwa buri munsi bakora checklist arikintu checklist nushaka kubyuka mu itorwa ngo ibintu bitanu mbirimo kugira ngo tuzagira iherezo ryiza ndagira ngo umuntu ukurikiye Iyobokamana TV ibintu bitanu Joel nanjye nibyo bihindura ubuzima bwanjye buri munsi ibintu ngiye kuvuga biri muri ibintu byatumye Mose asoza neza atari na Mose gusa n'abandi bakozi Imana twese twagiye tumenya bagiye bataha ibintu byatuma buri muntu wese mu gitondo azivuga ngo aya mahame nagenderamo gute ntibyoroshye ni ibintu biremereye ariko ndaza kubivugamo niho byose bishingiye rero nagira ngo rwose abantu badukurikiye andiza ko kino kiganiro kidusigira kuko Bibiliya itira ku kintu cyitwa iherezo ikunda kuvuga ngo iyo abagara abanyabwenge bakita ku iherezo ryabo wazama nkazapfa nk'abakiranutsi ucyambara umwambaro w'intambara ntakirate nk'ukuyemo mbese ugasanga ifite iby'Imana ikora byose igamije yuko tuzasoza neza ibintu byose turimo ibi muri kuyoboka Imana TV by'ubandi bari gukora umurimo w'Imana atandukanye abari kugemura kwa muganga bari kuvuga ubutumwa hanze buriya target y'Imana nuko ngo tuzagira iherezo ryiza niyo final destiny yacu niyo end result niyo mwanzuro wa nyuma urangirire rero ubona ikintu cya mbere inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira ku bintu biba bigiye bitandukanye bifite cyane aho bihuriye n'ivuga butumwa kuko nicyo twiyemeje rero turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira ni mu nyemerere dutangira tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye murakoze cyane kandi mwiriwe namwe kandi ishimye no kuba ndi kuri Iyobokamana TV amakuru tumeze neza turashima Imana angira ngo hari n'ubwa mbere tubakiriye n'ubwa mbere munyakiriye ariko ndabakurikira ndafollowinga setane sheki domwane nta yumvikana uburyo nari narakwakiriye ariko baravuga ngo mbere y'igihe sigihe na nyuma y'igihe ahubwo Imana ikorera igihe mu gihe cyayo gikwiriye iki rero nicyo gihe cyo kugira ngo dutangire urugendo rwo gukorana ivuga butumwa mu buryo butandukanye Murakoze. Tuguhaye ikaze rero. Yego murakoze kandi dukomeza no kuyanganisha n'umuryango. Yego. Kandi zero ko Imana iri kumwe namwe bashyikiye muri byose. No kuri nadushyigikiye. Imana yamukunze kuturusha iramutwara. Ubwo nimvuga gutyo hari umuntu byaba waba utarabimenye ubwo turavuga no umubyeyi wacu duherutse kubura mu minsi ishize Imana yimuye Reverend Nzabonimpa Canisius yatashye nk'umukiranutsi kandi agira iherezo ryiza ku buryo ryigishije abe ndetse n'abandi bantu babibonye yuko burya umukiranutsi agira uburyo ataha. Wenda mu kiganiro tugiye gukorana n'uyu mukozi w'Imana ntabwo tugiye kuganira ku rupfu rwa nyakwigendera ariko turaganira tujya muri topic ijyanye n'iherezo ry'umukiranutsi cyangwa isoza ry'umuntu wakoreye Imana ryari rikwiye bundi kwigisha iki cyangwa umuntu yarakwiye kuri harira gute ngira ngo ni bene ibyo ngibyo muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro. Murakoze cyane mazina yanjye Dr.BYIRINGIRO Samuel ndi umukozi w'Imana mirimo isanzwe nkora nyobora umuryango witwa Association Mwana Ukundwa ariko ndi n'umwari mu mashuri ya Bibiliya agiye atandukanye ya theology abantu benshi banzimo cyane ariko tunakora Imana mu ivuga butumwa mu nyigisho ubwo rero nshimye Imana kubana namwe ndi umugabo ufite umugore n'abana 4 n'igikunda Imana y'umugisha. Amen. Mwamwumvishe rero ni Dr. Samuel niwe tugiye kuganira nkuko namaze gukora introduction mvuga ngo ndashaka go tuganira ubundi dukunda gusoma twavuga ngo ngicyama nkazapfa urupfu nk'urwabakiranutsi
cyangwa nkazagira iherezo ryiza cyangwa nkazasoza neza. Ubundi Dr. abakiranutsi basoza bate, iherezo ryabo riba gute, mbese ni bene ibyo ngibyo mugenda mudusobanurira kandi ubwo twinjiye mu kiganiro desha. Murakoze cyane Joel, ndishimye. Ni topic nziza yo kwibaza ngo abantu basoza bate. Iyo urebye muri Bibiliya, akorera Bibiliya igira ubwoko bune bw'abantu b'abakozi b'Imana cyangwa bagiye bakorera Imana mu buryo butandukanye. Hari ubwoko bwa mbere Bibiliya yerekana bw'abantu batangiye neza bagasoza nabi. Abo bazabona muri Bibiliya. Yego barahari. Bibiliya ikagira undi bwoko bw'abantu ba kabiri bashobora kuba baratangiye nabi ariko bakaza gusoza bashoje neza. Bagatangira nka Paulo bakiri ba Saulo bica, ariko ndavuga ngo ashobora ngo narwanye intambara nziza yo kwizera. Hari n'abandi batangiye nabi basoza nabi, nabo barahari. Urumva nabo ni cyo mbese mu Bibiliya ukabona nta yabaye umwami cyangwa yiko nta kintu cyanejeje Imana kimwe ku mutima w'Imana. Hakaba kane aribo bivuge cyane batangiye neza banasoza neza. Abo rero Bibiliya bafite abantu batangiye neza basoza neza. Rero sinifuriza utangira nabi, sinifuriza utangira neza gasoza nabi. Nutangira nabi gasoza neza nabwo wapfa bipfa kuruta nabyo. Nutangira nabi gasoza nabi we nono nibikurutaho. Ariko byibura iyo umuntu atekereza ngo hari abantu batangiye neza bagasoza neza, aba bantu batangiye bate basoza neza gute? Ni gute uyu munsi aho uri wese utarindire ko abantu bigira yuko gusoza neza ni ya masaha 5 usigaje yo kugira ngo witaye Imana cyangwa minota 15 cyangwa 20, ariko gusoza neza bitangira mu gutangira neza muri ubuzima bwa none. Dr. noneho tutarajya kuri kubasoje kubatangiye neza bakanasoza neza, dore ko ni nawo mutima w'ikiganiro niyo development. Ariko abantu banje bafite ukuntu yo biga bakunda example typique. Hari ukuntu kuri buri izo ngero ko arenye wagenda uduvuga ati runaka nko muri Bibiliya, uyu yasoje yatangiye neza soza neza, uyu yatangiye naba soza, mbese ukagenda uduhaho example wenda kugira ngo ikigwa kinjire neza. Sinajya kuvuga hari ama example menshi natanga, ariko ku bantu batangiye neza bagasoza nabi, yego ubabonamo ba Sawuli barangije umutima w'Imana wavuyeho kandi baraba Imana ikabamuna nakubanyanga. Sinajye no kure, hari ba Yuda batangira abigishwa ba Kristo banangiza bagambaniye Yesu biyahura. Abantu turafite aho ngaho. Hari n'abandi twavuze batangiye nabi ariko nyuma biza kugera biba byiza. Twatanze urugero rwa Paulo. Iyo mureba ari murarenganya, ari mureba yica Stefano, wabonye uyu muntu we nta hantu yagera, ariko akajya kurokasana ku iherezo rye ukabona umuntu ushoje ashoje neza nkuko Imana yamwifuzaga, nkuko Imana yamutekerezagaho. Ababi rero ababibo n'ubundi ni babandi batamugambi w'Imana. We nta usanga umuntu winangiye umutima, kabanga ari umuntu winangiye umutima, uyu we urumva nta n'ikintu kiri base byibura. Uyu we nubundi kabivuga neza nanatinyuka nabivuge, buriya kutizera Yesu Kristo nubundi ibyo wakora byose ubatangiye nabo gasoza nabi. Ntabwo byo tujya kubikomeye. Hanyuma aba bakane batangiye neza bagasoza neza, Bibiliya bafite nibo benshi. Ariko munyemerere kugira ngo tuze gukuramo amahame. Ndi umwigisha naza akora mu buryo bwo kwigisha ariko tunaganira, ndetse amahame ntekereza yuko nkawe muri no bihe muvuyemo nkawe banye na muzehe uraza kuresange nubwo biri muri Bibiliya, urebe gitangaje, urebe urugendo rwa muzehe rero tubonamo ibintu ugiye kuvuga ibintu bitanu bituma umuntu asoza neza. Ndabivuga mu ijambo ry'Imana. Nanjye of course case yenda kumera nk'iyawe. Muzehe nawe yitabye Imana, umukozi w'Imana, umupasiteri muri Eglise Presbyterienne. Nawe ndebye track ko yagiye igenda, uyu tubona uko abakozi b'Imana bashobora gutangira neza bagasoza neza. Rero ibiraza kuza kumfasha, ndajya mu Itegeko wa 2 cya 34 mu mwanya muto turi bushobore gukoresha kugira ngo tsone umuntu wicaye none ni ibihe bintu yagenderaho bigatuma asoza neza. Uretse ko warakijijwe aravuga okay bwo nakijijwe ndasoza, ariko bakizwe bose siko basoza neza. Agasiga kandi gusoza neza harimo ubuhamya,
usiga harimo byinshi byose bijyanye n'aya mahame ndetse reka navuga gutya hari no gusoza neza ariko utari mu mbaraga hari icyo bita mu cyongereza ngo finishing well and strong kurangiza neza ugira munagote iherezo rye ukamera nka karibwa bavuga ngo zambara kwa kuri mwari munsi dore uko nazikomezanyije dore ngizi nizaze ngifite rero twakifuza gusoza neza ariko unani mu mbaraga bavuga imbaraga ntabwo ari mu buryo buri fizika ariko bya bihe byiza bya bihe by'Imana ukabigira rero nujya mu teko kwa kabiri cyo cya 34 ni igihe Mose urugendo rw'igwa rurangiye igice kivuga ngo bahamba Mose Imana ihamba Mose yenda bibugaruka byiza ariko ndahera ku murongo wa 5 haravuga ngo nuko umugaragu w'Iteka apfiraho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'Imowabu giteganye ni Betipori ariko ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse ijisho rye ritabaye ibiroreri intege ze zari zitaragabanutse Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini nuko iminsi yo kurira Mose no kumwirabura irashira Yosuwa mwene none yari yuzuye umwuka w'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse mu Bisirayeli bose ntihaboneka ukunda umuhanuzi uhwanye na Mose uwo Uwiteka amenyaga barebana ntawagiranya nawe ntawagiranwa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka amutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa ngo abigire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose nuko by'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakore maso y'Abisirayeli bose amen ndagira mbwira umuntu ukurikiye Iyobokamana TV ibintu bitanu Joel nanjye nibyo bihindura ubuzima bwanjye buri munsi ibintu ngiye kuvuga biri muri bintu byatumye Mose asoza neza atari na Mose gusa n'abandi bakozi Imana twese twagiye tumenya bagiye bataha ibintu byatuma buri muntu wese mu gitondo azivuga ngo aya mahame nagenderamo gute ntibyoroshye ni ibintu biremereye ariko ndaza kubivugamo niho byose bishingiye rero nagira ngo rwose abantu badukurikiye andiza ko kino kiganiro kidusigira kuko Bibiliya itira ku kintu cyitwa iherezo ikunda kuvuga ngo iyo abagara abanyabwenge bakita ku iherezo ryabo wazama nkazapfa nk'abakiranutsi ucyambara umwambaro w'intambara nta kirate nk'ukuyemo mbese ugasanga ifite iby'Imana ikora byose igamije yuko tuzasoza neza ibintu byose turimo ibi muri kuyoboka Imana TV by'ubandi bari gukora umurimo w'Imana atandukanye abari kugemura kwa muganga bari kuvuga ubutumwa hanze buriya target y'Imana nuko ngo tuzagira iherezo ryiza niyo final destiny yacu niyo end result niyo umwanzuro wa nyuma urangirira rero ubona ikintu cya mbere Mose Imana bamuvugaho baravuga ngo Mose umurongo wa 5 nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse amwamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'Imowabu giteganye na Betipori uwo nta uzi igituro cye na bugingo n'ubu icyambere ikintu gituma abagaragu Imana basoza neza nuko bakora bitwa ngo nabagaragu b'Uwiteka amen urebe Mose amatitire ari gusozanya ariko bavuga ngo Mose umugaragu w'Uwiteka amen servant of the Lord bese umugaragu w'Uwiteka Mose uramureba buri umugaragu muri mu buryo bwa Bibiliya umugaragu agufite shobuja kandi umugaragu inshingano afite nukumvira Mose agenana n'Imana yumvira Imana ikamubona nk'umugaragu wayo kugeza n'igihe Imana amwatire umugaragu wanjye ngwino nge no kukwishingura ngukorere n'ikiriyo bese abantu basoza neza n'abantu ndavuga mu buryo bukomeye n'abantu badakorera abantu bakorera shobuja mukuru yego Abakolosayi 3:23 baravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mwikuye ku mutima atari nk'abakorera abantu ahubwo bakorera shobuja mukuru ari we Kristo hari abantu rero abantu bagisoza neza n'abantu bamenya ngo hari shobuja mukuru nkorera inyuma y'amaso ndimo nareba inyuma yo turimo turakora byose iyo Iyobokamana TV irimo irakora ibintu nindi urimo urakorera urimo urakora shobuja mukuru iyo naje kuvuga ubutumwa ndimo navuga ijambo ry'Imana barimo bakora shobuja mukuru abantu bose bakoreye abantu barananiwe ariko abantu bakoreye bamenya ko shobuja mukuru ari Kristo abantu barangiza neza rero turi mu gihe abantu bari gukora ibintu bitandukanye harimo ibintu biri benefits by'inyungu harimo ibintu bakeneye ariko abantu bagiye basoza neza bakagira byaherezo bavuga by'abakiranutsi aba ni abantu bamenye kuba bakavuga ngo tuzakora shobuja mukuru aho azatubwira kujya tuzahajya aho azatubwira kwicara tuzayicara mbese uku kumvira Kristo nzakugenderamo
kabone nubwo abandi babivuma ariko njyewe ndamenye ngo ndi umugaragu umugaragu uvuga ngo icyo ntegeka nicyo nkora icyo numa nicyo nkora murabizi imagine ko Imana imaje kugira ahantu imwitwarira iramubwira iti ngo njye kwereka ikibaya twitembere njye kwereka ikibaya ngo bagire mu kibaya n'umugete rero ntago ndi bugusiga ntago ndi bugusiga ngaha uyu munsi rwose nahanga ndi buguhambe nubwo nta muntu warankuri abantu b'Imana ikavugira ibanga ngo twavuze tubivuga ugiye no kubireba mu buryo bumwe n'ubundi butandukanye abantu b'Imana bagiye bagenda bagaragara bakora mu buryo bwinshi wareba ukabona Imana ubwayo niyo yabishyiragaho ikavuga ngo reka mwitwarire ufasha ubuhamya bwa muzehe ufasha ubuhamya butandukanye buriya tuvuze ngo Imana yishinguriye muzehe abantu bavuga ko ni umubano bagirana nayo kurinda ku munota wa nyuma wa wundi usosa rero iki ni ikintu gikomeye Mose ngo iravuga ngo reka ngende kwishingura ngiye ntabwo namushyinguye abantu bavuga ngo baramushyinguye ariko naho bazi iherezo ariko giye gukurikirana tumubona ku musozi igihe Eliya na Mose yasahindurwa yarahari bese buriya ni nkubatirika nkwimuri bese twaragendanye ndeba uburyo tugenda ndi umugaragu n'abantu mwe babwire badukurikiye natwe twibwire mureke twongere kugaruka kuvuga ngo dukorera shoboje mukuru ibintu byose nkora biri interest yashoboje mukuru bese akantu kose nkora day by day umunsi ku wundi bishingira yuko kuvuga ngo ibyo dukora byose ngo kandi bakamenya yuko ibihembo byose hano mwisi ibihembo byabo ni ingorano ziri mu ijuru mu mbabare ntabwo njya ninjira mu bintu by'amadini bitandukanye ariko njya mbabara kumva umukozi w'Imana aza kuri kamera arimo ararira ngo yabuze umushahara ntabwo turi abanyamushahara ntabwo turi mbese hari shoboje mukuru dukore kandi ngo mumenye yuko ngo arahemba abagoroza abana b'Imana barangije neza ni abantu bagendanye n'Imana umunsi kundi ari shoboje mukuru wamaze gukutananirwa nuko nkurikiye hari boss mukuru mbese hari undi master unyoboye icyo ni cyambere icya kabiri uzabona kuri ndashaka kubivuga turaza kugenda tubikira mu commentaire nyuma icya kabiri kintangaza haravuga ngo Mose icya mbere ku mugaragu muzima cya kabiri Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse ijisho rye itarabaye ibirorero intege ze zari zitaragabanutse in fact wahita wibaza mu buryo busanzwe uti Mose yarakoze muke ndashaka kuvuga ko Mose yari umuntu yari afite imyaka 120 of course hari faiblesse umubiri muze guteza ko Mose yarakoze ariko muri ramo ngo ijisho rye ryari ritaraba ikirorero itarazamo irorero n'intege zitari zacika Mose yari focused afocusing iki Mose ibintu byose yakoraga yarebaga igihugu cy'Ikanani amen bese uravuga ngo amaso ya Mose ntiyacitse intege ntabwo ari uko ngo na Mose ntiyarwaye ngo ntiyarwaye amaso uti ubwo ngo amaso ntabwo naranze nka Mose oya ntabwo byari ikibazo kibireba cyari sight yari amaso imbere amaso areba igihugu cyitwa Ikanani mu ivumbi ryinshi byo mu butayu mu mvura nyinshi mu butayu mu bihe bigoye byo mu butayu Mose akomeza kureba akavuga ngo hari igihugu tuzajyamo kugeza n'ujya kubisoma nyuma ngo Imana ijya kumuyame ngo dore ngire cyagiye nakubwiraga ariko ngo ufite ikindi kirenze iki ngiki abantu basoza neza ni abantu bafite amaso atajyaza mu birorero bari kureba igihugu tujya mu cyitwa Kanani cy'ubugingo buhoraho reka mbibone mvuge guki buriya abantu uzabona basoza neza ni abangaba amaso yabo n'intege zabo zitari zacika bakira ubugingo buhoraho turi mu gihe ibindi ndeka mbikubwire rwose Joel turi mu gihe abantu ibintu by'ubugingo buhoraho ni byo kukina byo kukiriyo ni ibintu by'ahantu hapfuye umuntu ntabwo ari nk'udushaka kuva muri modern world turimo none mu isi ya none imeze gute ariko reka mbabwire kuri ibintu byose dukora bitarimo benefit bitarimo inyungu z'ubugingo buhoraho bizatuma turangiza neza kuki iyo Kamana TV iriho irimo inyungu z'ubugingo buhoraho ziri kuki uyu munsi ibyo nirwa nduhamo byose kandi vuga n'akazi nkora n'ibyo nkora byose niba nta nyungu z'ubugingo buhoraho zirimo nzananirwa Mose rero cyabayeho yari umugabo ureba ubugingo buhoraho abagabo bose uzabana bashoje neza navuze barimo ni abagabo buri gihe bari bafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho umunsi uzumva icyita rusange cyitwa ubugingo buhoraho cyari gushize mu kanwa ukumva cyashize kuyoboka Imana urabe ngo nzasoza nabi abagabo n'abagabo ziruka bavuga ngo uyu munsi ibyo ngiye gukora byose birakontribua ku bugingo buhoraho ibintu byose tukora rwose bivuga ibintu byose turuhira wajya Canada wagira gute sivuze ndakora mfite akazi afite nabo nyobora mfite n'ubumvuye mu kazi simvuze yuko tugiye kwicara ngo tugiye ku musozi turashaka ubugingo buhoraho ariko nukujya kubaza ngo ariko ibintu byose inyungu z'ubugingo buhoraho ziri yego ibi byose ni business ndimo inyungu z'ubugingo buhoraho ziri he abantu rero bashoje neza ni ba Mose amaso yabo atajya birorore avuga ubugingo buhoraho akarinda soza kibuvuga yego this
niyo mpamvu dukwiye kugaruka n'umutima no kuri joye umutima w'ibintu byose dukora bikubaka ubugingo buhoraho twongera abawuzamo natwe tuwukomeramo abantu bakagira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho turi mu isi idashaka kuvuga ayo makuru turi mu isi bisa nkaho ari ibintu byagiye hirya dufite izindi nyigisho zitandukanye twakigisha abantu twanavuye no kuba bavuga ubugingo buhoraho twabaye motivation speakers burya hari abantu batavuga ubutumwa bwiza motivation speaker n'abantu bamotiva ukavuga ibintu hari za topic menshi genda ugere ku iyo destiny uzagera kuri destiny what destiny ushaka kugeraho yindi destiny ntabwo ari very destiny ntabwo ari inzu destiny ntabwo ari kujya ntabwo ari kubaka ntabwo ari oya destiny yacu n'ubugingo buhoraho buriya naratangaye mu byo byose uzi ko buriya mu baheburayo 11 ndashaka kuvuga aya mahame atandukanye ngo rwose umuntu ngurikiye aze kuyagumemo uzi ko avuga amaheburayo 11 kuva ku murongo 13 kumanura avuga ngo 11 havuga intwari zo kwizera bakavuga ko babaye ariko bagira ku 13 ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasayijwe ariko bakabireba biri kure bakabona ibintu by'ubugingo buhoro bakarogeraho tugana bagahita babwira isi ya none wado akabwira ngo ariko nubwo tubarimo turabashyitsi nabimukira ibyo dukora hano byose turi muri transit rero ngo abo ngabo ngo iyo barakumbuye barigaruka muri ubuzima buriho ubuzima bwahanga ngo ariko ngo kuko batekerezaga gakondo isha kubindi ngo bahoraga bavuga ngo turabashyitsi nabimukira ngo abo ngabo ngo Imana ngo nikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo hepfo akajya ku gice cya 11 akavuga ngo abo nubwo bahamaze guhamwa neza ngo ariko ntibarahabwa ibyasayijwe ngo barindiriye batwebwe abone mu ikipe ya 2020 twe turi muri match iyi match turi gukina ni ubugingo buhoraho eske nza hano kugira ngo ngire viewers cyangwa nza hano kugira ngo abantu bamenye ukuri kano kuri kwa batura abantu bamenye ukuri kano kwa batura dukure kugaruka iki kita rusange cyitwa ubugingo buhoraho amina Mose apfa mu myaka 120 amaso ye atarajyamo ibirori akibireba muze narebye indirimbo ze muzubiza indirimbo z'ubugingo buhoro uyu munsi abantu bararirimba ukibaza bari kurimba bikakuyobera itugejeje hagari hawapi mwisi nta hantu hagari uzagira none habo abantu hagari Imana kugejeje hagutse nta hagutse tuzabona no mwisi na makuba ni ibihe bizayitsura nibi ariko tuzagira hagutse ubugingo buhoro haleluya igitabo cyose cya Bibiliya ibyo Yesu yaje gukora byose ngo nuko ngo tutarimbuka ngo dongo ubugingo buhoro rero dukwiye kongera kuba focused our sight y'amaso y'imbere akongera kureba ubugingo buhoro wabyuka mu mama wabyuka mu papa wajya mu kazi wagenda utariko hajya ubugingo buhoro erega isi tweretse ko umuntu yagenda umuntu wese yagenda ariko si ikibazo cyo kugenda ni ikibazo cyo kuba uyu muntu yafitemo ubugingo buhoraho icya gatatu haleluya icya gatatu isozo birashoboka finishing well and strong nabo bantu barangiza neza kandi bakarangiza mu mbaraga bakarangiza bakireba ubugingo buhoraho amaso y'abakibureba Mose abatidore Imana kamudore cya gihugu ariko imagine umunsi tuzava mu ugiye kurangiza ubuzima bwawe Imana ngo dore cya gihugu uraniriye dore ngikiri ugiye kukijyamo ubundi bintu turuhira n'ibiki bintu izi ni imbaraga z'ibyo dutangamo ni izihe zindi hanyuma hakavuga ku icya gatatu umurongo wa 8 Abisirayeli mari iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini nuko iminsi yo kurira Mose no kumwirabura irashira yosomwe none yari yuzuye umwuka w'ubwenge kuko Mose yari yaramwambitse biganza Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse Mose hano hari ikintu gikomeye Mose arapfuye yego Abisirayeli bagiye kamyitikirira urabona cyakeje n'iki cyumweru twe tugira iby'igihe bitoya icyumweru cya mbere abantu bararize bavuze kuri Mose icyumweru cya kabiri icyumweru cya gatatu icyumweru cya kane ibyumweru iminsi 30 irashira hagiye kubikirira kuko Mose apfuye barasubira yari muri de barasubira muri Egiputa ariko basanga Mose abantu basoza neza basanga Mose nubwo yagiye ariko ibyari binurimo yabisize muri Yosuwa amina dore ngabagabo b'Imana nabagabo bamenya ngo ibishoro byose Imana nsizemo nanjye mbisige mu bandi ubarebye babona baravuga ngo mweretse gatoya urugendo rwacyakomeje Mose yagiye ariko hari Yosuwa yarambitse biganza ntago Mose yikunze ntago Mose yabaye umuntu gusa ubakizira umutima mu kintu cyitwa you build your name kubaka izina rikaba famous abantu bakakuvuga ariko wazagira hakabona umuntu umwe usigana ibyawe ni ikibazo dufite abantu babo baririmbye bagakomera ariko
dufite abantu bakorera Imana, dufite abantu bashobora kugira, dufite bakora ibintu bafite bitandukanye, ariko barangiza bakarangiza nta bayosuwa. ni ikibazo Rero abantu kwa gusoza neza dore uko bigenda ni ukumenya ibikurimo, ukamenya ubutunzi bw'Imana bukurimo, ariko ntubugire gusa ubwawe, ahubwo uvuga ngo ubutunzi bw'Imana burimo nanjye ngiye kubushyira mu bindi. amina. Umuntu amara muri korari imyaka 10 ari ugifata mikoro wenyine utera, ntabwo uzarangiza neza. Umuntu arakubwira ngo yicace niyanjye wagatoti nakanje akakabaho, yazagenda ibintu bikakubita hasi. Yo si umugabo w'Imana, mugaragu w'Imana, amina. usoza neza asiga ibintu mu bandi bantu. Nukuri abagabo b'Imana ibintu bibarimo babishyira mu bandi. Yewe baranagira ngo n'ibyakuri n'abana bawe basangamo, n'abuzukuru bawe basangamo, n'abo babanyi basangamo. Bese Yosuwa mwumvira ngiye kuvuga ikintu gikomeye mu cyumvire. Yosuwa mu gice cya mbere Imana itimura ngo nkuko nabanaga na Mose, the same way nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Iramwe ngo wowe ngiye no kuguha, ugiye no kubana general, nkomeze nkuzamure nkugeze kure. Hanyuma Yosuwa aragenda arakora. Yosuwa ari mu bantu mu barideri mu bayobozi bakoze igihe kinini kandi bakora neza, ariko mu Yosuwa yibagirwa ibi murimo kubisiga mu wundi. Kandi koko udashaka kubwira Yosuwa arakora, akora mu mbaraga nk'abantu bakiri izina, ukubaka izina ukibagirwa ngo ibintu byose. Njya mbwira abantu ngo nishaka uyu munsi azakugera kuri status, wandika kuri status uvuge ngo ibi iki by'Imana yancoyemo nanjye nzabishora mu bana, nguko kuri kubuzima. Yosuwa arakora ngo arye kurangiza ngo arapfa, uko avuga mu Bacamanza igice cya mbere gitangira ngo naho mu gihe cye barapfa, ntacyo basize mu bandi. Ngo haduka urubyaro rutazi Imana habe no kumenya imirimo yakoze, ngo bigora urubyaro rukora ibyaha. Ngo kubundi abantu Yosuwa uzi ikintu cyabaye muri urwo rubyaro, nibwo batangiye kuvuga ngo ariko andi mahanga afite ba perezida, akagira abagitifu, akagira abashinzwe irangamimerere. Natwe ntabwo ushaka ko Imana tuyobora ari yonyine, udushakira umwami. Iriya ni generasiyo itarasizwe mu bintu. Bakoze Imana munkurikiye kuyoboka Imana TV muri hose, ibikurimo byose jya wiga kubisiga mu bandi. Amen. Ako kantu kabisa iyo ni hamwe ujye ibintu byose uko ibi reka nibyo bitangwa nibyo mu mubiri bisanzwe, n'ubumenyi ufite n'ibyo ufite byose invest to others. Iri ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Pawulo abwira Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye ntubigire nawe, genda ubibwira abantu babizerwa bashobora kubibwira abandi. Uzikora muteguraga wa mugabo uzi uko buriya Yesu yamaze imyaka 3 n'icyo akora, afite abantu 12 ari kubashyiramo ibintu. Ngo bujya gucya Yesu azutse mu byakoze mu gice cya mbere aravuga ngo Abisirayeli nako intumwa bari kumweza bamwe ati rero turateza ko cyari igihe cyo kujya kwima ingoma, tugende dufata ubutegetsi. Bari barembejwe n'ingoma y'Abaroma, bari stressed, baremerewe. Amwe tugende tujye kwima ingoma. Iki ni cyo gihe cyo kwima ingoma. Yesu abwira ngo rero soko nkora, kuko ibindi muna bibashyizemo ngiye mu ijuru. Mwebwe rero ibyo nabashyizemo mugende, icyakora muzabwa imbaraga mukorera amanukira. Hanyuma muzabagaho kumamya i Yerusalemu ni Yudeya no kugera ku mpera z'isi hose. Uzicyo abwiraga aravuga ngo umva nta na selfie yabasigiye, iyo ifata selfie bati yenda tuzagera tuyerekane ko wazutse. Oya, nazutse ndi muzima, ariko reka ngende basigemo ibyo nabasizemo. Abagabo bajyana ibyo Yesu yabashyizemo. Niyo mpamvu n'uyu munsi turavuga ubutumwa bwiza, nuko hari abantu Yesu yasizemo ibintu. Mentorship ikora kangana gate. Ninjye gusa n'amazina, ninjye daddy, ninjye runaka, topic kajya kuri za poso, kajya kuri ibintu n'ubwami bw'Imana. Ntacyo bifasha mu gusoza neza. Ugusoza neza avuga ngo bibuka yuko yarambitse ibiganza kuri Yosuwa, icyo bita impartation. Actually ibyari umurimo bimushyiramo. Amen. Abantu basoza neza nabantu bamenye igishoro cy'Imana kibarimo, bakamenya kugishyira mu bandi. Rero imbaraga byose bizagutwara, icyo nanjye byantwara byose mureke dushore mu bantu by'Imana yaduhaye. Amina. Ntabwo turabubaka izina ryacu, turabubaka izina ry'abandi ku by'Imana yaduhaye. Yego. Ujye happy. Yesu Kristo. Ngabo abantu basoza neza
abagaragu w'iteka abantu bakire ubugingo buhoraho abantu bamenye ibi barimo bakabisiga mu bandi bakabireba cyakane ndakurikiye icyakane umurongo wa 10 mu Bisirayeli ntihaboneka ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose uwo Uwiteka amenyaga barebana abantu basoza neza rero abantu baziranye n'Imana amaso ku maso yego barebana n'Imana amaso ku maso n'abantu batindanye n'Imana barayireba nayira bareba baraganira kurebana n'Imana muze kubirenza gusenga hari abantu bazi ko wasenze wese barebanye n'Imana ariko muri Mateyo 7:7 haravuga ngo muse muzahabwa mujye muri nyine muzamuka imisozi mujye gusaba muzahabwa virgile buriya virgile je bivuga atari ko byari byiza ariko kuhora muri nta gupfana n'Imana gusa mushake muzabona ni byiza mushake ubwami bw'Imana rwose agashyiraho virgile ariko gikomeye hejuru mukomange ku rugi fellowship muze tubisaba ikamubwira turi mu isi idatuma turebana n'Imana turi mu isi iri busy ni wiri turi mu isi kwereka yuko uwakubaza ibintu wakoze kuva mu gitondo ntibyabarika ariko nshaka kubabwira nta muntu wabaye busy kuruta Mose. Can you imagine uyoboye iteraniro rya miliyoni 2 buri avuga 2,300 iyo kiremo abana n'abagore ugashyiramo rwa ruvange bavuga ko Mose afite audience renze miliyoni 2 nta minaroke hari nta minadefi hari nta minisanti hari na police nta fatirwa abantu bakuri inyuma bose Imana iguye ngo bayobore urumva ibyo bintu nta rukiko nta Imana yegwaye nta silence y'ibyo kujya bakuri inyuma abantu bose hanyuma rekabwira ngo nubwo abantu bakuri inyuma nubwo uri busy nubwo uri umuntu uze cyane zamuka umusozi ngwino tumara imitsi 40 turebane kuko ikizagusigira imbaraga si impano is not your gift ntabwo ari ukora umuhanuzi ahubwo kizakugira ukomeye si uko hanuraga cyane kizakugira ukomeye nuko twarebanaga amaso ku maso turi mu isi tatwemera kurebana n'Imana amaso ku maso turi mu isi kandi kurebana n'Imana amaso ku maso ni gihe abagabo rero bashoje neza b'Imana n'abatabo cy'amategeko ntukaroye kuyamisha akanwa kawe ujye ufata bigiye kuba ikinini ujye ufata mu gitondo no nimugoroba umedite ubitekerezeho wicara uvuga ngo nubwo mfite za raporo nyinshi bitandukanye n'ubyici nubwo ibintu byinshi cy'akajagari ariko ngewe nicare mbitekerezeho ariko abana b'isi bo ntibajya basiba itabi ryabo uko byagenda kose ntibasiba icupa ryabo ntibasiba umunezero wabo nubwo isi nubwo abantu bari busy gute ibyabo biba neza ntaretse tukongera tukareba n'Imana amaso ku maso. Amina. Mose arebana n'Imana amaso ku maso niyo mpamvu kubera irebana n'Imana ku maso nturangara n'igihe cyawe iyo kigeze cyo kugenda umenya ngo igihe cyawe kirageze kubera nkubwiza kuri yo Joel nta mukozi w'Imana upfurupfu rutunguranye nibaho we byagutungura ariko nta mukozi w'Imana umwe kuri tubwira ngo izana tubwira n'ibyenda kubaho ntabwo n'umuntu manuka nk'umusivili aranga imodoka ngo ngepfe ngo oya iyo umuntu urebana n'Imana amenya ngo igihe cyanjye babizi ahubwo probleme kuko tutarebana nayo ntituramenya nuko igihe cyacu cyageze Mose mujyana hare mu kibaya yamwe twitemberanira twiganirize ariko turabona Mose nta gusubirayo natubura nta gusubirayo ubu rero ngiye uko twagendanye ubu nta gusubirayo abakozi b'Imana ntibatungurwa ariko abakozi b'Imana batungurwa nabahora barebana n'Imana amaso ku maso umunsi ku munsi igihe ku gihe amasaha yose ndabisaba ko gize kugira ku cyanyuma icyambere umugaragu w'Iteka uzishobo udakorera abantu icya kabiri umuntu ufite ya focus y'ubugingo buhoraho yo kureba kanani yacu icya gatatu umuntu umenya gusiga mu bantu ibyo yahawe icya kane umuntu urebana n'Imana amaso ku maso fellowship ubusabane n'Imana atazamutse kanyarira gusaba no kugira gute atanagiye mu itandukanye ahubwo umwanya we n'Imana baraziranye abarebana n'Imana ntibatungurwa ntabwo ariko bigenda hanyuma icyanyuma aricyo dusozerezaho aricyo ndivuge amen haravuga ngo 11 nta wageranywa nawe kubwimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukora mu gihugu cya Egiputa ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose no kuby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli
bose mana yanjye ibintu bivuge kavuga icyanyuma iyo cyanyuma gize ndafashwa noneho icyanyuma gikomeye cya Mose ngo misiyo ye hano ku isi iby'Imana mutumye byose arabirangiza ikamabwira buriya gusoza neza nubwo dushaka ubuzima tukabyara tukagira gute gusoza neza ntabwo ari ibyo abantu bazasigara bavuga hano ibyo barasigara berekana yari bituma mu kirango ngo yari umugabo ngo yigishije abana yari umugabo bitandukanye gusoza neza ni ugusoza icyatumye uzana mu isi buri mpamvu ujya kuvuga ngo ndeka mbabwire neza gusoza n'ikimana gutumye hano mu isi si imyaka myinshi ngo pfu yataramye gukenyuka ijambo ryitwa gukenyuka buriya ntabwo gukenyuka ari ugupfa kare gukenyuka ni ugupfa udakoze ikimana guhamagara ngaha niba ari umugabo ko ukenyutse yari Yesu umusore w'imyaka 33 ukoze imyaka 3 gusa ariko mu gihe assignment icyo yatumye igihe uzakirangiza uzagenda abantu bakurira bataka bagira gute igihe urangirije ikimana gutumye uragenda Mose amaze gusoza misiyo ye basigavuga ngo nta wagiranwa n'ibyo yakoze iby'Imana yamutumye byose byarasohoye reka mbwire esheke ya nyuma gupfa nabi cyo bita gupfa nabi ni ugupfa udasoje ikimana yaguhamagara icyo waremewe kuko burese ndaza misana neza abantu bagira ngo hano mu isi ni nk'ahantu twaje gutembera ntabwo twaje gutembera hano twaje muri misiyo nyuma yaho misiyo nirangira uzagenda nanjye ngenda ubu buzimo ngo aragiye ngo araducitse ntabwo wabacika reka njya ntango ari urugero reka nanga urugero kino kintu nyivuga Mose ngo asoze iby'Imana yaramubwiye byose ariko biri ifite ibintu byiza miravuga ngo wampanga zagira iherezo nk'ijyabakiranutsi nabanga bitubwira umuntu ucara kuvuga ngo yowe ibyo Imana yagomba gukoresha byose yarabikoresheje reka nanga urugero zo kubibareza buri kuntu bigenda birimo birahura n'ibirakitazo byo maze imitsi kandi urupfu rwamuze abantu bose barukukiye ku isi urupfu rwabaye ko ngo rongere kutubwire nka bino bintu twongere tugwibuke biravuga ngo kwibuka umukiranutsi bizana umugisha mwinshi ubu turimo hari inzugi ari uri gukinguka abantu baba ngo burya natwe twabigeraho ntimuzakirizeho kukije kugera ku myaka ntiyamuze n'Imana ishaka izanarenza ninde ariko iyo ufite iyo ukora soze misiyo reka nkwereka buriya umusirikare w'u Rwanda yari hano hari igihugu kimweza mu butumwa bw'amahoro tubibona kajya Darifuru yagiye Darifuru hari umwenda bamwambika wa jire ya UN casque blue na ya majakete ariko imbere yambaye umwenda w'igihugu hanga afite aravuga ngo nijya bintu twavugaga aravuga ngo ariko nje hano muri misiyo ura musirikare azakora akore n'abaturanyi ba Darifuru ababemo bafashe ariko ari igitondo kimwe hano bazamuhamagara bamwe rero ngo igihe cyawe cya Darifuru kirageze uruzi nibiba hari ibintu bibiri kuri aeroport ya Darifuru haraho marira kuko hari umusirikare ugiye hari umuntu wafasha ngabanaga bati yo agiye ate ariko hakurya Kanombe hari indabyo hari imiryango yaje kumwakira hari n'utundi tuntu abasirikare bamwambika twerekana ko avuye mu butumwa bw'amahoro uyu mubiri umuntu atwambara ni uniforme y'ubutumwa bw'amahoro turimo hanga iyi rero wabyanga wabyemera hari igihe rimwe na rimwe ko Sororo cyangwa yahandi hose abantu bazaza bati aragiye ariko hakurya nigeze kubona umuntu umwe watanze ubuhamya bw'ukuntu bagiye gusenyera umuntu ukoze Imana mwanga yabuze avuga bajya gusenyera umukozi Imana ngo uyu mukozi Imana ntaducika baramusenya ati mwemuretse mudomo sama kunyane tumusenye ntaducika Yesu aramuzura wese y'umuntu avuze atako nta n'ukuri Yesu yamuzura arasedura ageze hagati Imana ibwira umutari ko uyu muntu waramwanga hanyuma senshi kumusenya nakwiye kumwanga uyu muntu misiyo yayirangije ibihe bye yabirangije none bigene gute rero nashaka kubabwira ngo twabyanga twabyemera tubikunda tutabikunda twaje hano muri misiyo igihe kimwe nitumera nkanga yakaga rero ni igihe uzavuga ngo iby'Imana yakizemo byose sinabisoje iby'Imana guse mwisoza ajya nta gusoza ufite imyaka 20-30 bujya buri munsi buri gitondo ujye ubyuka aho ubyutse mu buri vuga Imana ndagushimiye ko wambyukije ndi muzima ariko nta kugira ngo uyu munsi sohoze mpamvu yo kwa kwanjye
hari urugariya sinzi impamvu Imana indinda sinzi impamvu Imana bose menya Imana nta kiri gituma Imana ikurinda nta kiri gituma Imana bese nukubera yuko hari igishoro cy'Imana hari ibintu Imana yagukizemo nta wundi uzabikora yo buri ibintu Imana yagusemo nta wundi uzasoza ya assignment ni wowe yego na wundi niyo mpamvu umunsi wayisohoje uzagenda amahoro nari bivuge neza hano muri kugura kugirinda ngashaka kwisobanura hati Imana n'umugisha Imana iduha n'amashuri Imana iduha n'imiryango Imana iduha n'ibintu byose Imana iduha ibiduhera gusa kugira ngo dusohoze n'ekipomba zituma dusoza umugambi Imana twaje gukora hano mwisi rero abantu kandi iyo dutse buri gitondo ko mu Mana ko mpaka umunsi wanyu udapfa ubusa ujye Imana itanga umunsi umwe nta Imana itanga amezi Imana haba n'imyaka buri Imana ngo nguyu munsi nakureme wishimemo uyu munsi Joel uri gusoza iki Imana yagukira no kwisi kandi ubisengera Imana komeye irabimenya ikabisobanukirwa abantu benshi gikomeye nuko umuntu apfuye ajyanye ibyo Imana musizemo ariko buri impamvu turi impamvu za corona zidusiga nuko ari Imana yadusizemo dore abantu barangiza neza n'abantu bavuga ngo ariko buriya rero hari igihe tugira ngo arabijyanye hoya buriya ababiranye none se doctor hari ukuntu ni gute umuntu amenye ko iby'Imana yamuteganirije cyangwa yamushyiriyeho gukora abisoje cyangwa ababiziranye we n'Imana nakubwiye ngo hari abantu barebana n'Imana amaso ku maso yes aha yego agatindana n'Imana akamenyana n'Imana urugendo bagendana iyamutumye kamwe ngo genda ukora ibi buriya ushobora kuvuga ngo kukenda Mose atagiye mu gihugu ngo kikanani ngo kiremo ngo kiremo agiye asoza ibyo ngoya buriya ibintu by'Imana nk'umukino w'agati urabona agati bakakanona birukanga urirukanka ukagira uje umuntu utanga agati siko atagishoboye kwirukanka ariko uravuga ngo tanga agati rero haranogira ngo niyo bituma buriya tutita kwezo ryacu buriya iyo uzindutse utekereza kuri muri misiyo kandi hano turi muri misiyo twabyanga twabyemera bese uko wabigera kose turi hari igihe kimwe byanze bikunze uzasora uko wapfa kose uko wagenda kose ngo ari gupfa kwiza ari gupfa nabi ngo njye abarose batwakifira nka muzehe Canisius si ikibazo cyo gupfa nka muzehe Canisius wijyamiye si ikibazo cyo gupfa nkundi oya ikibazo no gusohoza ikimana yavuze haleluya rero ibi ni ibintu twaharane kandi rero ibi byose bivuze bitanu ntago bitangira ugiye gupfisha ibi bitangira every day kumugaragu biteka buri munsi kugumya gufokasinga kuri cya gihugu Imana yakweretse cya gihugu cy'ubugingo buhoraho guhora ushaka kugira ishyaka ryo gusiga abantu basigamo ibindi bintu guhora buri munsi urebana n'Imana amaso ku maso guhora buri munsi uruka mu gitondo ngo uyu munsi mariko ndangize my assignment soza ikimana aremeye buriya ni mpamvu ujye kuba abigisha ijambo rya data twese uri mu ijuru Yesu yabwiye n'umujya musaba ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubaho ubwo ni isengesho ry'umunsi ni daily prayer ni isengesho ry'umunsi ngo ibyo ushaka bibe mu isi uko biri mu ijuru mbese agenda yawe y'uno munsi kuri njyewe wisohoze njya nanabwira njye ndimo nasenga Imana yabwiye Imana unampuze n'abantu batuma tusoza ikimana yantumye abantu bararangaye bari mu bintu ntazi ibyo ari byo bari mu bintu bize ngiye kuvuga ibintu ariko reka tubivuge 2020 irangira 2019 irangira muri ko twe tugiye kwinjira muri 2020 abantu bari bameze nk'abaguruka gucya bameze nk'ibintu birimo bagenda neza njye ndimo ndasenga nayo ifite ivuga utumwe ahantu henshi nagomba kwisha muri veye yo kuri ntora hava nkisha muri veye y'Inyarugenge ndimo ndasenga abantu twatuma turasengana Imana tuvuga ngo ntimusengere umwaka wa 2020 musengere icyo bita decade imyaka 10 2020 2030 kuko iyi ni imyaka ndi gutegura umugeni wa Kristo n'umwaka wo gutegura ni imyaka 10 yo gutegura umugeni wa Kristo simvuze ngo araza none simvuze ngo araza ryari ariko twege doreze nuko dore twiteguye amatwaraza yacu yaka ariko nibi byose bya covid nibitwemeza ngo niba haravutse niba mu kwa gatatu mugoro umwe ari kwa gatandatu harasotse itangazo kavuga ngo ibintu byose birafunze aferi karangira mutetse kujyogara kwa Yesu bitazavuga niba covid yarafunze n'ibyakunze n'igeze gagara cyane hayi twabivuga wirima ngo za telefone zabura umva niba covid yarabyemeje ariko navuga ngani cyanga muri iyo myaka Imana ishaka kwigarurira abantu bayo ngo bareke kurangara no kujya kure ahubwo basoze ikimana imakora
niba ibyo abakozi bazataha Imana bitubwiye yuko muri no myaka abakozi benshi bagiye gutaha ariko ari gutegura umugeni ngo dore harakubye mwimutegura kwanura muzarakoze Imana ubundi uko muri bavuga nga ariko muri zino sezo hapfuye abakozi Imana mu buryo butunguranye benshi kuvuga umuntu ngo aragiye kandi ntabwo ari hano gusa ni ibintu biri kuba kuri ejo no pastor twaturi kumwe our restoration church twariganye aje ubundi yagiye bagiye kumuhaga akantu gato ntiyagarutse uyu munsi bari barimo mushyingura ni ibintu twereka ngo buriya ushatse wakora ibyo Imana yagugeneye umutsi wawe numwe yego tuve mu bintu abantu bivuga mu bintu njye nabo reka mbivuga nobora ngewe nze kuri TV nirirwa gusa ndanga gusa mvuga abantu mpanganye n'abantu ntabwo igihe cyo gupfusa ni igihe cy'abakozi ba saa 10 amen abantu birirwa mu maroze barana amaroze twirukana amaroze nta mwanya ufite gusengera amaroze ni pusi ni ibinyawo zo muri quartier mfite umwanya wo kugira ngo umwami reka nsoze twandemi niko bimeze ibintu bitanu rero barabiharanira babibamo mu buzima bwa buri munsi bakora checklist ariko checklist nushaka kujujuka mu itorwa ngo ibintu bitanu birimo kugira ngo tuzagira iherezo ryiza sinzi uri imbere sinzi uri inyuma sinzi uzabanza sinzi uzakurikiraho ariko hari igitondo kimwe maravuga ngibi itarano wahawe icuruze yunguka izindi kuri by'Imana iguwe mu gihe cyawe ariko dufite ikibazo cya mentorship muri kino gihe ariko ngo natinze bababwira barimo ko ngo abantu bihagurutse turi gutinda mu bindi bintu bidafite kandi nabafashe gatoyi bose munanyi bakoze bano nkurikiye niba iby'umugisha niba musawa niba cyose iyo uri gukora icyo Imana ishaka hari umugisha ujyana nabyo yego cyane iyo uri mu muga haravuga ngo Dawidi akora iby'Imana yashatse mu gihe cye in your season hanyuma ngo arapfa aragenda rero hari dutinda mu ntabwo twese turi babandi bavuga ngo umutsi uzajya gupfa ngo nzifata gutya ngo mbwira ngo mbabarira oya turi hano ngo dusoze umutsi nakwemo mwenda wanjye kora aeroport yo hakujya mu ijuru bandindiriye nandi bahari bizizinga birangire urugendo rangire yego bakunze biyobokamana TV harimo amasomo akomeye cyane icyampa Imana uko iyi nyigisho imfashije cyangwa incengeye nawe uri kureba ikabigufashije nukuri byarushaho kuba byiza nuko rero ubwo iyo bavuze rero ngo icyampa hazagira iherezo ryiza ngapfa urupfu nk'Urwabakiranutsi burya umuntu aba yifuza gupfa urupfu rw'abantu bagendera muri aya mahame nicyo biba bisobanuye nibwo buzima man nanjye kandi ukayagenderamo daily buri munsi atari uko warwaye ngo uvuge ngo indwara igiye kuntwara atari uko wavuze ngo ndabona ibintu bikomeye intambara yabaye ye ndabona urupfu kuntwara uyu munsi bano kurangara tuve mu turi tunyigisho tugonge tugurana ubugingo uhoraho tubabwire ko bagaraga ubiteka tubabwire kumenya ibarimo n'uburyo babitanga ngize igisho dukeneye yego Dr. Sizi papa yavugaga sizi hari izindi yavuga sizi ubuzima yabagamo cyane nanjye papa n'umupasa n'ibibabagamo nibyo rwose two kurindagira ibihe byo kuturindagiza ngo tumarimo imbaraga hari ivuga ngo imbaraga z'umutima ngo ari mu mutere mujya ngo ngo niba kamarwemo imbaraga z'umutima izi imbaraga z'umutima zindukeneye ni ukuguma muri ibi ngibi byongera imbaraga kandi birashoboka nta mpamvu yashoboka kandi icyo tuzi neza ngenzi meza na security nubwo hari benshi bagenda nabi ariko hari n'abarangiza neza yego arabarangiza neza kuki uri twirefera kubarangiza nabi hari abazarangiza neza bihamye byature ariko nagende muri aya mahame bizakoreka yego ukuntu nteye iyo nize uratwigishije unakoze umwanzuro mbere yuko tugana ku musozo w'iki kiganiro niki kindi wumva wabwira abantu bari kureba Iyobokamana TV ukaza udusengera tugana ku musozo abantu ku Iyobokamana TV ari nabyo nanasengera Iyobokamana TV reka ndifuza yuko iba platform nanjye nibyo nshaka iba platform y'ibi bintu nibyo nifuza yari rwose nitwaganira byinshi ariko wadu platform kuko reka mabwiza kuri rwose bakoze Imana nkurikiye social media iriho ibintu byinshi wajyaho byinshi ariko dukeneye nka platform nk'izi
abantu baza kandi iyo contribution rwose turareba ko tubishoboye iyo tuza tubwira abantu ibintu bituma bazasoza urugendo neza Imana n'icyobozi investment yose byasaba sene ikibazo ko viewers batabana benshi barimo bareba ariko uwabyumva bose batari amahame y'ubwami bw'Imana arashoboka rero icyo nifuza mureke turambye mureke Imana ino season ibaye y'urupfu rwa muzehe ibe season yo kuzuka yego yo kuzuka ngo bikoreye umurambo wa Elisa ngo bagezana wikubita hasi ngo kubapfuye barazuka rero ndifuza yuko urupfu rwa muzehe abantu bavuzeho rwaciye atandukanye aho rugwa hazuke amen koze Imana bazuke bahimbuka niko bimeze abaririmbyi bahimbuka abakristo bahimbuka duhembuke twese twinjiye mu byutse bwa nyuma impanda y'iteka nivuga tuzamusangane akindi murakoze mudusengera tugane ku musozi mwakoze Yesu ndagushimye kubwo kino kiganiro iyi ni imigambo wagambiriye ibintu byose ubikora neza urupfu rw'umukiranutsi n'umugisha urupfu rw'umukiranutsi ruzana guhembuka turagushimye yuko kuba twicanye na Joel muri ibihe baciyemo washaka ko n'izi nyigisho zica kuyoboka Imana kandi hakaba impinduka mu buryo bufatika turasenze aya mahame tuvuze ibintu Mose yarangirijemo ko umugaragu w'Iteka areba shebuja kuba ureba igihugu amaso yatarazamo ibirorore arimo avuga ngo Kanani nzayireba nzayigiramo kuba Mose yarafite ibintu yarimo akabisiga mu bandi ngo iyo azagenda abandi bazabisigaremo babikoreramo kuba Mose yakuriraga amaso ku yandi kuba Mose yarangije assignment ya devoir hano ku isi ibintu turabisabye ko ngo ahari Mose hagize izina rya buri wese umurikiye hagize izina rya Joel hagize izina rya Samuel hagize izina n'abandi bose badukurikiye iryo zina aho ryari riri mu magambo hagize izina kugira ngo tuzabona abagaragu b'Imana barangiza neza avuga ngo well done mwakoze n'abagaragu beza mwakirutse mu bitoya muze mwigurirwe n'ibinini ndagushimye ko uzadushoboza kandi ko ikivuzo tukivuze tanga kugira ngo ino platform ivamo amagambo y'ubugingo yubaka abantu iherezo ryiza kandi ubone kugereza kwawe Mwami ibirenze ibyo mvuze mu mwanya hari umwuka wera twahawe aya magambo yagure cyane kuri wese yakurikiye aya magambo y'amagari kuri umuntu wese uzakurikira kino kiganiro ko ngo umugambi wawe wagambire kuzima bwacu usoze neza urakoze Mwami ntituzapfa ahubwo tuzasubye Imana turemeye kandi ntago ariko muri ubuzima nubwo twavamo ijambo ramwe ngo tuzarama mu bugingo bw'iteka ryose turagushimye Mwami yuko watanje umuntu mwiza muri twebwe azakomeza kugera ku munsi w'Umwami mu izina ry'Umwami wacu amen. Bless you.